Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi ba Gusenga Everyday, twongeye kubashimira ukuntu mudahwema kutugaragariza yuko mukomeza kudukurikira. Navuga ngo mu gihe gitambutse tugenda tubona ukuntu mukomeza kudushyigikira, mukora share, subscribe, muna liking ibintu mwe tuba twashyizeho, mushyiraho na comment kugira ngo tuzajye tubazanira wenda abandi bantu batandukanye mu gihe kiri imbere. Akanya ngaka rero nongeye gufata umwanya mvuga nti twakire umuntu navuga wenda mugiye kubona, ndakunze kubona kunuza kuri kamera zacu, mugiye kubona ubu ngubu utuzaniye ubutumwa bugiye butandukanye. Twongeye kuguha ikaze mwigisha. Murakoze cyane. Uraza kwibwira abantu badukurikiye, nurangiza unadusengere nkuko channel yacu ari Gusenga Everyday, ubundi utugezeho bimwe mu bintu waduteguriye. Karibu. Murakoze. Nitwa Murwanashyaka Edmond. Ndo umukristo mu itorero rya DPR. Tumuvuga butumwa indi mirimo umwama ankoresheje yose ndayikora. Tubaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Banza dusengere mbere uko dutangira, wenda twiragize Imana. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ukuntu udahwema kutugaragariza kudukunda, tugushimiye ukuntu waturinze mu mpande zitari zimwe, tugushimiye ukuntu waturinze mu bikorwa tutari bimwe twari turimo, tugushimiye ukuntu tutishwe n'ibyaha, tugushimiye ukuntu dukomereje mu murimo wawe, wabanye natwe, waraturinze, watugiriye neza. Tugiye gutambutsa ubutumwa bunyuze mu ijambo ryawe, ubane natwe, utugirire neza, udushyigikire, turinde kirogoya yose, turinze umwanzi Satani, turinde kirogoya yose yava hirya no hino, ubane natwe, utugirire neza, ukomeze gufasha abera bawe bari hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubahaye ikaze nanone. Ubundi njya nkunda kubwira abantu iyo dutangiye ikiganiro tuba tuzi yuko tugitangiye, yego ntago tuzi ngo turaza kumara igihe kingana iki, kandi nanone ibintu byose biba biri buze kuvugirwamo ndumva n'umwuka w'Imana uruze kuba utuyoboye. Niyo mpamvu twongeye kubaha ikaze kugira ngo wenda mutubwire amwe mu magambo navuga Imana yashyize ku mutima wanyu muri iki gitondo, kubera yuko ndavuga wenda igitondo kuko hari abazarebe nk'ikiganiro ari mugoroba bazamenye ko twagikoze mu masaha ya mu gitondo. Ndabizi wenda muri Bibiliya haba harimo amagambo menshi, ariyo mpamvu haba hari rimwe wenda cyangwa se menshi simbizi Imana igiye kugucishamo kugira ngo abantu bazakurikirana iki kiganiro nabo bazungukirwe ku bintu bitandukanye wenda Imana igiye kugucishamo. Tugwaye kaze n'ubundi wenda yaba ari Bibiliya wifashisha, yaba ibyo uri tuganirize, turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Karibu. Muri iki gitondo numva hari amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye, numva nabwira abantu, numva nasangiza abantu kugirirwa imbabazi n'Imana. Kugirirwa imbabazi n'Imana. Yego. Numva nshaka kubwira abantu kugirirwa imbabazi n'Imana. Kuko hari igihe uba warahuye n'abantu benshi ntibakugirire imbabazi, warahuye n'abanyogosenge ntibakugirire imbabazi, ababyeyi bawe batarakugiriye imbabazi, marume wawe atarakugiriye imbabazi, tante wawe atarakugiriye imbabazi, shangazi wawe atarakugiriye imbabazi, ariko Imana yonyine yo mu ijuru akaba ari kugirira imbabazi. Yego. Ndumva ari ayo magambo Imana yanshyize ku mutima. Ugiye kutwigisha. Ngiye kubigisha. Ni karibu n'ubundi umwanya n'uwawe, wemerera rwose kwisanzura. Murakoze cyane. Ndumva twasangira amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 tugahera nko ku murongo wa 48. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 10 tugahera ku murongo wa 48. Hari amagambo avuga ngo abantu benshi
baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Baramuhamagara, impumyi barayibwira bati humura haguruka, humura haguruka. Arahagarara nayo itera intambwe, nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahaguruka aramukurikira mu nzira. Tureba n'andi magambo ari hafi yayo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Yego. Turasoma ibice 7. Kaduhere ku murongo wa 11. Hejuru haranditse ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari benshi bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Ndumva amagambo y'Imana tumaze gusoma. Twarebera n'andi ari hafi aha tukayarangiriza rimwe. Muri Luka n'ubundi ibice 8. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 8 umurongo wa 22. Haravuze ngo nuko ku munsi umwe yinjirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo n'ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yesu abaho umugisha. Shimiye Imana twemereye kuduha akanya nk'aka ngaka kugira ngo tuze kuri iyi channel yanyu
namwe turabashimiye kuba mwatugiriye icyizere mukadutumira. Imana ibaha umugisha. ntabwo umugisha. Yego. Suhuje abantu benshi badukurikiye, dukurikira kuri Gusenga Everyday, bakurikira ibiganiro bya Gusenga Everyday. Tubasabye umugisha. Amen. Baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, baba ari hanze, baba ari ku mugabane wa Aziya, baba ari ku mugabane wa Afurika, baba ari ku mugabane wa Amerika. Mbese dusuhuje abera bose muri rusange bakurikira izi nyigisho, bakurikira ibi biganiro by'icano ya Gusenga Everyday. Tubahaye ikaze rero muri aya masaha, muri iki gitondo, kugira ngo dusangire aya magambo y'Imana. Yesu yaje mu isi, aho isi yari icuza umwijima, aho isi yari ibuze amahoro, aho isi yari igoranye, aho isi yari iremerewe, aho isi yari irembejwe, yarabuze umuntu wayicungura. Bibiliya iravuga ngo inama yarateranye mu ijuru, habura umuntu waza gucungura umwana w'umuntu. Haba mu bizima, haba mu bamarayika, haba mu bakuru, haba mu bantu bose bo bari baraho ngaho, habura umuntu waza gucungura umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo Imana ireba no mu isi, habura uwacungura umwana w'umuntu. Yewe ngo no mu bikuzimu ngo habura uwacungura umwana w'umuntu. Umugabo witwa Yohana ngarangije ararira cyane. Yohana ngararira cyane, arizwa nuko habuze uwaza gucungura umwana w'umuntu. Ariko Yesu ngabibonye, arangije ngariyemeza. Ubwo hari habuze umuntu wo kubumbura icyo gitabo, Yesu ngarangije ariyemeza, aramanuka aza gucungura umwana w'umuntu. Arangije ngabwira Yohana ngo umwe mu bizima, ngabwira Yohana, ngaramubwira ngo Yohana we wirira, ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cya Dawidi, ngo dore aranesheje, ngo yemeye kubumbura igitabo, yemeye kumanuka kujya gucungura umwana w'umuntu. Abari abanyabyaha tubona agakiza, twebwe twari twishwe n'ibyaha, twebwe tutari dufite incungu, twebwe tutari dufite uburyo, twebwe tutari dufite epfo na ruguru, tugirirwa imbabazi na Yesu. Yesu wenyine niwe ugirira umuntu imbabazi. Nubwo abandi baba bagutaye, nubwo abandi baba bakuretse, nubwo abandi baba bakujugunye, nubwo imiryango yagutaye, nubwo imiryango yakujugunye, nubwo abavandimwe bakujugunye, nubwo abavandimwe bakuretse, ariko dore Yesu ngo waraje akugiriye iki? Akugiriye imbabazi. Iyi mpumyi bita Barutimayo yari itunzwe no gusabiriza, kuko ntiyarebaga, yari impumyi. Noneho ngo yari itunzwe no gusabiriza, ariko ngo ikajya yumva inkuru z'uyu mugabo witwa Yesu. Iza guperereza amakuru, imenya ko Yesu ari bunyure hehe? I Nazareti. Irangije irategereza, iravuga ngo naza kuhanyura byanga bikunda ntabwo ari buncike atankozeho, kuko numvishe ko ahumura impumyi, numvishe ko azura abapfuye, numvishe ko akiza ibirema, ntabwo ari buncike nanjye atagize gute? Atankoze, hatangiriye imbabazi. Kuko yari yumvishe ko Yesu ari iki? Ari umunyembabazi. Impumyi igiye kumva, yumva urusaku rw'abantu benshi. Imaze kumva urusaku rw'abantu benshi, irabaririza ngo habaye iki? Umuntu umwe aramubwira ngo ni Yesu w'i Nazareti uri kugira gute? Uri gutambuka. Arangije ngavuga n'ijwi rirenga, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi, Yesu w'i Nazareti, mbabarira. Kubera abantu benshi barimo bagenda, Yesu ntiyagira gute? Ntiyumva. Ariko ngarakomeza arataka. Bibiliya iravuga ngarakomeza arataka,
ngo Yesu mwene Dawidi gira gute mbabarira. Yesu arangije ngo aramwumva. Haleluya, haleluya. Yesu ngarangije ngo aramwumva, arangije aramubwira, aravuga ati uwo ninde utaka? Ngo ni impumyi iri hariya irimo itaka. Arangije aravuga ngo nimugire gute, nimuyihamagare. Bibiliya iravuga ngo arayihamagara, ngo nayo irangije irabaduka iraza. Arangije arayibaza ngo urashaka ko nkugirirane? Muri iki gitondo urashaka ko Yesu akugirira gute? Muri ubwo burwayi bwawe urashaka ko Yesu akugirira gute? Kuri iyo kanseri yawe urashaka ko Yesu akugirira gute? Muri iyo diyabete yawe urashaka ko Yesu akugirira gute? Muri ubwo bushomeri bwawe urashaka ko Yesu akugirira gute? Muri ibyo byaha byawe urashaka ko Yesu akugirira gute? Muri izo ntambara uri kurwana urashaka ko Yesu akugirira gute? Ngarangije ngabaza impumyi, ngarayibaza ngo urashaka ko nkugirira nte? Impumyi irangije iramubwira ngo ndashaka guhumuka. Yesu arangije ngo ayigirire imbabazi, arayibwira ngo kwizera kwawe kuragukijije, arayibwira ngo igendere. Haleluya, haleluya. Uwari uhumye arangije aravuga ngo ndimo ndareba, ngo ndimo ndabona, kuko ari bwo bwa mbere yararebye ibintu byari biri ku isi, kuko ari bwo bwa mbere yarabonye abantu, kuko ari bwo bwa mbere yarabonye Yesu usibye kumwumva, kuko ari bwo bwa mbere yarabonye ibintu byinshi. Arangije Yesu arayibaza ngo urimo uragira ute? Irangije iramubwira ngo ndimo ndabona. Nkwifurije kubona muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Ibitangaza Yesu yagiye akora cyangwa n'ubakomeje gukora ni byinshi, ntabwo umuntu yabirondora ngo abirangize. Kuko tugenda aba ari ukubera Yesu, kuba uvuga ni ukubera Yesu, kuba ufite akazi ni ukubera Yesu, kuba uri haba hari abandi batambutse ni ukubera Yesu, kuba ubyuka bikemera ni ukubera Yesu, kuba tubwiriza bikemera ni ukubera Yesu, kuba abantu baririmba bikemera ni ukubera Yesu, kuba umuntu yabasha gukora ikintu cyose ni ukubera Yesu. Imana ishimwe. Uyu mupfakazi wari utuye mu mudugudu w'Inayini ntabwo byari bimworoheye. Ubundi Nayini habaga, iyo utabaga ufite umugabo byagusabaga kuba ufite umwana w'umuhungu w'imfura. Umupfakazi rero yarwaje uyu muhungu w'imfura, amurwaza igihe kirekire. Umuhungu we ageze hagira gute, arapfa. Umuhungu we amaze gupfa yibaza ukuntu azaba muri uyu mudugudu w'Inayini, biramuyobera. Yibaza ukuntu azatura muri uyu mudugudu w'Inayini, biramuyobera. Nta mugabo yari afite, yari umupfakazi, n'umuhungu yari afite agize gute, arapfuye. Bimubera ishuri rigize gute, rikomeye. Ngo barimo bamujyana kumushyingura, ngaherekejwe n'abo muri uwo mudugudu bose. Kuko Yesu hari igihe abireka bikabanza bikarwara, bikabanza bikaremba, bikabanza bikaremba, bikabanza bikajya muri koma, bikabanza bigapfa, bikabanza bakabishyira mu kiriba, bikabanza bakabyikorera, bikabanza bakabijyana no kubishyingura. Ariko ibyapfuye, ibyarembye ntago bijya bikanga Yesu. Muri iki gitondo nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko nta bintu namwe bijya bikanga Yesu. Yesu ntabwo akangwa nuko byapfuye, Yesu ntabwo akangwa nuko byarembye, Yesu ntabwo akangwa nuko byagiye hehe muri koma. Yesu ngarangije ngahura n'abantu bari bahetse uno muntu wari wapfuye, uno muhungu w'uno mupfakazi wari wagize gute, wari wapfuye. Arangije ngarabahagarika, amaze kubahagarika arabaza ngo niki cyabaye. Baravuga ngo umuhungu yagize gute, yapfuye. Ngarangije ngareba uwo mupfakazi amugirira iki, amugirira imbabazi. Amaze kumugirira imbabazi ategeka abantu ko bahagarara. Amaze gutegeka abantu ko bahagarara, Yesu arangije ngakora ku kiriba. Imana ishimwe.
Yesu ngarangije akora ku kiriba abwira uwo muhungu, aramubwira ngo tarisa kumi, bisobanura ngo umuhungu byuka. Uwo muhungu wari wapfuye arangije agira gute? Arabyuka ngatangira kuvuga Yesu. Arangije ngamusubiza nyina. Nyina arangije ngo arishima kuko byari bimugoye kuba muri uriya mudugudu w'Inayini. Ndagira ngo muri iki gitondo Yesu ahure n'ibintu byawe byapfuye, narangiza bikoreho, abibwire ngo bihaguruke mu izina rya Yesu. Ahure n'ubwo burwayi, abubwire buhaguruke mu izina rya Yesu. Ahure n'intambara zitandukanye uri kurwana, ahure n'iyo kanseri, ahure n'uko kuva, ahure n'abo badayimoni urarurwana nabo, ahure n'ubwo busambanyi, ahure n'ubwo businzi, ahure n'ubwo bujura, abubwire buhaguruke bubyuke. Ahure n'izo kamere zakurembeje zihaguruke zibyuke. Ahure n'ibigeragezo uri kurwana nabyo bihaguruke bibyuke. Ahure n'ibintu birimo bikurwanya muri iki gitondo, abitegeke, abikore, abibwire ngo bigire gute? Ngo nibibyuke mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Yesu yagiye akora ibitangaza byinshi bitandukanye, nk'uko na n'ubu agenda akora ibitangaza bigize gute? Bitandukanye. Igihe kimwe umugabo witwa Yayiro yarwaje umwana w'umukobwa. Yesu arimo yigisha mu rusengero, Yayiro araza aramureba. Yesu asohotse mu rusengero aramubwira ati mwigisha, umwana wanjye ararebye, ushaka wanyura mu rugo, kuko yarazi ko Yesu ari umunyembabazi. Ushaka wanyura mu rugo iwanjye ukaza ukankiriza umwana kuko agize gute? Ararwaye, agiye gupfa. Ngo umwe mu basirikare araza abwira Yayiro, aramubwira ati Yayiro, wirusha umwigisha, umwana wawe yamaze gupfa. Ariko Yesu ntabwo ajya akangwa n'ibyagize gute? N'ibyamaze gupfa. Arangije abwira Yayiro, aramubwira ati humura, witinya, niwizera umwana wawe aragira gute? Arakira, kuko ntabwo yapfuye, arasinziriye. Yesu ngarangije ajyana na Yayiro mu nzira. Barimo bagenda mu nzira, ngo muri urwo ruvunganzoka ngo hari harimo umugore wari umaranye indwara imyaka 12. Amaranye imyaka 12 indwara yo kuva. Arangije kubera abantu bari benshi, abona nta kuntu ari bwegere Yesu, ngarangije ngaramutinya kumukoraho, ngaragenda akora ku ncunda z'imyenda ye kubera kwizera yari afite. Imana ishimwe. Arangije gukora ku ncunda z'imyenda ye, kuva bigira gute? Birahagarara. Yesu arangije arabaza ngo ninde nkozeho? Umudamu agira ubwoba bwo kumubwira ngo ni njyewe gukozeho. Petero arangije aramubwira ati mwigisha, kubona abantu ari benshi ubu wamenye umuntu ugukozeho koko? Ariko ndashimira Yesu ko ajya amenya abantu bamukozeho nubwo haba ari mu ruvunganzoka rw'abantu. Ndamushimira Yesu ko ajya yemera ko abantu bamukoraho bagakira ibitwaro bari bafite, bagakira indwara bari bafite. Kuko ababona ibyapfuye nkaho bisinziriye, ababona ibyapfuye we biba bisinziriye, we ntago ababibona nk'ibyapfuye, ababibona nkaho bigize gute? Bisinziriye. Petero arangije aramubwira ati mwigisha, ubu urabona muri aba bantu bangana gutya bamenye umuntu ugukozeho? Arangije aramubwira ati hari umuntu nkozeho kuko numva hari imbaraga igize gute? Imvuyeho. Wa mugore ngo aratambuka, aramubwira ngo ni njyewe ugize gute? Ugukozeho. Nari mfite ikibazo cyo kuva, narivuje biranga, nagurishije amasambu biranga, nagurishije amazu biranga, nagurishije imirima biranga, narivuje, nagiye hirya no hino biranga, mbona nta yindi shu isigaye ari ukugukoraho gusa, kuko nari mfite kwizera ko iyo umuntu agukoze hagira gute? Akira. Mbifurije gukora kuri Yesu muri iki gitondo.
kuko iyo umukozeho hari ibintu byinshi byinshi bigira gute bikira. Arangije ngagera kwa Yayiro, ngafata arabaza ngo nimunyereke ahantu umwana aryamye. Baramuzamukana mu cyumba cyo hejuru ahantu umwana yari aryamye, ngazamukana na nyina w'umwana, azamukana na se w'umwana, azamukana na Petero na Yakobo na Yohana, bajyana hehe ahantu umwana yari aryamye. Ubundi iyo ufite kwizera ntago ukwiye gushidikanya ko Yesu akanywa n'ibyo byapfuye, kuko baba bibona nk'ibisinziriye. Arangije ngagera ku mukobwa, arangije abwira umukobwa, aramubwira ngo mukobwa byuka, amugirira imbabazi kuko hari ikindi kintu yabonaga uwo mukobwa agomba kuzakora imbere. Amugirira imbabazi, aramubwira ngo mukobwa agira gute byuka. Mukobwa arangije arabyuka, arategeka ngo nibamugaburire. Abantu bose baribaza baratangara, ati uyu ni muntu ki ushobora gutegeka n'abapfuye bakazuka? Ariko we ntago babona nk'abapfuye, ababona nk'abasinziriye, kuko nta mukiranutsi upfa, ahubwo umukiranutsi agira gute arasinzira. Imana ishimwe. Amen. Igihe kimwe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, arangije arabwira ngo twambuke dufate hakurya. Bajya mu bwato. Bageze mu bwato, Yesu arangije arasinzira. Bibiliya iravuga ngo hamanuka inkubi y'umuyaga irimo n'ishuheri. Hamanuka ibibazo bitandukanye birimo n'ibindi bigeragezo. Hamanuka ubushomeri bwinshi, hamanuka uburwayi bwinshi, hamanukamo amadeni menshi muri uwo muyaga. Yesu arangije agira gute arasinzira. Hari igihe Yesu nyine ajya abanza akareka ajya abanza akareka umuyaga ukamanuka, akamera nk'usinziriye, akareka ishuheri ikamanuka, akareka cyamunara ikamanuka, akareka ubushomeri bukanuka neza ku buryo ubura n'inkweto yo kwambara, ku buryo bagusohora. Yesu ntabwo ajya akangwa nuko bagusohoye mu nzu. Reka da, hari igihe ajya yemera ko bikugeraho. Ntabwo ajya akangwa ngo umuceri washize mu nzu, ngo amavuta yashize mu nzu, ngo akawunga kashize mu nzu, ngo abana babirukanye babuze minerivare. Oya, Yesu hari igihe abireka akamera nk'umuntu usinziriye, akabireka bikamanuka, akabireka bikabanza bikanuka, akabireka bikabanza bigakomera, ariko ameze nk'umuntu ugize gute usinziriye. Ngo abigishwa bari mu bwato ngo bwenda kurohama, barangije ngo baramwegera baravuga ati ibi ntabyo, twari turi kumwe n'umuntu none dutaye mu rugamba. Barangije babura kwizera, bagira ubwoba, baramwegera baramubwira ati mwigisha, databuja nta kintu bikubwiye, twebwe turapfuye. Yesu ngo arangije ngo arabyuka, abwira umuyaga ngo tuza, abwira ishuheri ngo ceceka, abwira ibyo bintu byose byari bikwasamiye ngo nibiceceke. Muri iki gitondo arabicecekesheje mu izina rya Yesu Kristo. Abwira umuyaga, arabwira ngo ceceka. Umuyaga ngo urangije ngo uramwumvira, umuyaga uratuza, ishuheri iratuza. Barangije baribaza ngo uyu ni muntu ki ucecekesha inyanja? Ariko Yesu wenyine niwe ucecekesha ibibazo. Yesu wenyine niwe ucecekesha cyamunara. Yesu wenyine niwe ushobora gucecekesha iyo kanseri. Muganga yarakubwiye ngo ntibizashoboka, muganga yarakubwiye ngo uzapfa, ngo bazaguca akaguru, ngo bazagukataho n'ibindi bintu bigize ibice by'umubiri. Ariko nugira kwizera, nkusabiye Yesu ngo akugirire imbabazi muri iki gitondo. Nkusabiye Yesu ngo akugirire imbabazi muri iki gitondo. Nkusabiye Yesu ngo ahagarike iyo cyamunara muri iki gitondo. Nkusabiye Yesu ngo agukize iyo kanseri muri iki gitondo.
nkusabiye Yesu ngafata ibyo bintu byose byari biri kuguhiga muri iki gitondo abicecekeshe mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Nayo magambo numvaga Imana yari yanshyize ku mutima. Yesu abaha umugisha, akugirira imbabazi muri iki gitondo, ko twagiye duhura n'abantu benshi ntibatugirire imbabazi, aho twari twiringiye ntibatugirire imbabazi, atari uko batazifite, aho twari duhanze amaso ntibatugirire imbabazi, ariko duhanze amaso kuri Yesu atugirira imbabazi. Tugiye gusenga ariko ikintu numva nagusabira muri iki gitondo, wowe udukurikiye, wowe urimo utureba buri munsi, wowe ukurikira ibiganiro byacu, turagusabiye Yesu ngo akugirire imbabazi muri iki gitondo. Abantu bo banze kukugirira imbabazi pe cyane. byaranze bagera naho bakwirukana mu muryango, bagera naho bakwirukana muri korari, bagera naho bakwirukana mu itorero, bagera naho bakwirukana mu kazi, kuko banze kukugirira imbabazi, ariko Yesu akugirira imbabazi muri iki gitondo. Amen. Reka dufatanye gusenga, wowe uri kudukurikira, fatanye gusenga Yesu akugirira imbabazi muri iki gitondo. Mwami Yesu, tumaze kumva ko uri umunyembabazi, tumaze kumva ko uri umutunzi w'imbabazi, tumaze kumenya ko uri umutunzi w'imbabazi zitagira akagero, dusengeye abantu bawe, natwe turisengeye kugira ngo tugirire imbabazi, kuko twiringiye abantu ntibatugirira imbabazi, twiringiye imiryango ntiyatugirira imbabazi, twiringiye abakoresha bacu ntibatugirira imbabazi, twiringiye abaganga ntibatugirira imbabazi, ariko twaje kumenya ko ari wowe mutunzi w'imbabazi zitagira akagero. Dusengeye abantu bawe kugira ngo ubagirire imbabazi, abafite intambara zitandukanye ubagirire imbabazi, abafite ibigeragezo bitandukanye ubagirire imbabazi, abafite indwara zitandukanye ubagirire imbabazi, abafite ibigeragezo bitandukanye ubagirire imbabazi, kuko ari wowe mutunzi w'imbabazi. Ufasha abantu bawe, ubagirire neza, natwe twese uduhana umugisha, komeze kutugirira imbabazi, udukomereze amaboko, ikiruta byose uzaduha ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, n'ubutaha ni karibu. Ndumva ari amagambo meza ubu tuganirije. Muri iki gihe buriya nibyo mpamvu wabonaga wenda ndi kuri telefone ndavugana n'abantu batandukanye. Yego. Hari abantu mu by'ukuri muri iki gihe bari bakeneye ijambo nk'iri ngiri. Muri iki gihe usanga twihugiraho, ugasanga ndi muri Kigali wenda undi ari aha ngaha, none nk'abantu bari hanze bo abari ibindi ugasanga kugira ngo uzabone umuntu ukubwira ijambo riruhura umutima biragoranye, kuko buri wese sinagira umuntu ndenganye, buri wese ari muri gahunda shuguri zitandukanye. Ariko byibuza kuko abantu bashobora kugira gutya akaza kureba ya smartphone, niyo mbona isigaye yarahindutse ibintu bitandukanye muri iki gihe tugenda tugeramo. Byibuza wenda abantu bazabona iri jambo, Imana izabafashe kandi nawe ndabizi yuko Imana isubiza ahantu kubi. Imana ibahe umugisha. Imana nawe guhereza umugisha, n'ubutaha ni karibu. Nubundi kuri Gusenga Everyday dushishikariza abantu gukomeza gukora subscribe, like na share, ndetse niba hari ikintu wenda babona cyagenze gutya cyangwa kitagenze uko batekereza, cyangwa se n'ikifuzo kindi bashaka kutugezaho, bagicisha muri comment bakatwandikira, natwe tubereyeho kugira ngo twongere kubisubiza byose ko bitandukanye. Yego. Imana ibahereza umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.